Claudine aririmbiye Elia ni mu bukwe bwabo kugeza ubwo Elia afashwe na emotion. Twibanire mukunzi wanje zakumara umubabaro mukunzi wanje. Ubu ni ubukwe bwa Elia na Claudine bwabaye mu 2021 aha yari mu bihe bya covid, ndetse ubu bukwe bwabereye muri ADPR aha ni mu Cyahafi. Kubatanze mu Cyahafi, urusengero rwo mu Cyahafi ruri mu karere ka Nyarugenge. Birumvikana ko araciyemo igihe kirekire cyane ubukwe bipangwa gukorwa ariko ntibukorwe neza, kuko nk'uko mubizi mu bihe bya covid ubukwe ntabwo bwari bwemerewe gukorwa kereka nyuma yaho ubwo covid-19 yari irimo igenda igabanya ubukana. Nkuko mubyumviye kwari umubabaro yatewe n'igihe kirekire cyari gishize cyo muri ibyo bihe bya covid-19. Kuri ubu rero bamaranye igihe kirekire, kuko igihe bamaranye kingana no gufata 2026 ugakuramo 2021, ubwo imyaka urabona niyo bamaranye. Ntabwo nyibuka ndwaye amavu. Amen. Ni ikibwa cy'urutwe runini rumeze nk'urimwibizi. Nkuko mubyumviye hano ni igihe yari arimo ashima Imana, maze yibuka aho Imana yamukuye, yibuka uko rubanda bamufataga mu buzima bwari bubi cyane ngo afite urutwe. Ni mu mashimwe menshi ashimira Imana, yibuka aho yamukuye ndetse akibuka naho imugejeje ubu. Ni umugabo ukomeye utera intambwe, ndetse bikagaragara ko ari umugabo ushikamye. Maze kwemera mvuze nindabyemeye nemeye ububwa. Mbona umukecuru aturutse hariya aza yikosa ataratize. Atumva uko Uwiteka avuganye nawe, ati Imana izakuzema, izakudekota, izakunema. Arangije arambwira ati zemenikita, bishatse kuvuga ngo ntuzagwa nzira. Birumvikana hano yari ari kuvuga iby'Imana yamukoreye nyuma yaho yari amaze kwihana. Ubwo abakijijwe cyane cyane abarukore bo bahita babyumva uko yari ari kuvuga ngo nzakudemofa, ubwo bisobanukira. Reka tuze dukomezanya n'iyi nkuru yindi ikomeye cyane nk'uko mwagiye muyumvira ku mihanda igenda izenguruka. Ni inkuru y'umugabo wanze gushyingura se, hanyuma nababaza ikintu ndi buze kuza guhabwa nkakibura, bakambwira ngo ninkingure gutyo gusa. Kuyisa nicyo kibazo mfite, nabyanze, ari nayo mpamvu mubona umurambukira hano ku muhanda. Iyi ni inkuru yakomeje izenguruka imihanda ariko abantu benshi banze kubyizera. Nyamaze nibyo kandi n'ukuri kuzuye, kuko video yo kuri iyi nkuru irahari kandi yihariye twakoze, waza kuyireba ugasobanukirwa ku buryo burambuye uko byatangiye ndetse n'icyabiteye nuko byaje kurangira. Munyemera uko tuhite dukomezanya n'izindi nkuru zitandukanye tuba twagiye tunyuza ku ma platform yacu atandukanye yitwa Olivier, ngira ngo mugenda muyabona kuri TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, aho hose turahari, ndetse tugenda tuhanyuza video nyinshi zitandukanye. Ni nayo mpamvu twahisemo noneho kuzajya tuzihuriza hamwe tukazikoramo inkuru irambuye mukazirebera icyarimwe. Ariko nizo video akenshi muba mwakunze noneho ugasanga mwanditse comment mumeze nk'abazibazaho mutazisobanukiwe neza aho byavaga naho bigana. Ubu noneho twahisemo kubikora muri ubu buryo kugira ngo muzajye musobanukirwa ku buryo burambuye uko byatangiye nuko byarangiye. Munyemerere noneho dukomezanye n'iyi video yindi nayo nabonye abantu bagiye bayibazaho muri comment cyane, bibaza ati se ni gute byagenze ute, kuki abantu bakomye amashyi n'ibindi bitandukanye. Irebere nawe. Navukiye mu karere ka Rwamagana mu mwaka w'2001, umuryango rwose ntabwo nibeshye. Navutse mu mwaka w'2001, mfite imyaka 25 yonyine. Nkuko mubyiboneye ni nuko twayipostinze ku mbuga zitandukanye zacu dufite, ndetse mu buryo namwe mumaze kubona murabona ko bahise bakoma amashyi, ariko nyine ukabona bakomya amashyi ubusobanuro udasobanukiwe neza. Uyu ni inspector wa polisi y'u Rwanda, ndetse amazina yitwa David Shumbusha. Birumvikana aracyari mutoya cyane kuko yavutse muri 2021. Kuri uyu munsi tuvugana afite imyaka 25.
akaba ari umuntu wakuriye mu buzima bugoye cyane bwo mu cyaro, ubuzima hahandi umuntu aba yambara igipira, icyo gipira akaba ari nacyo kabutura. Ngira ngo abakuriye mu cyaro bari kwita basobanukirwa ubwo buzima yakuriyemo. Ku buhamya burebure yatanze, yavuze ko ubwo buzima yakuriyemo bwari ubuzima bw'abahinzi. Iyo mu Rwanda tuvuze abahinzi, ntabwo twumva bano bahinzi bo muri Amerika bahinga kijyambere modern, ahubwo twebwe abahinzi bo mu Rwanda nk'uko mubizi bahinga traditional, bakoresha isuka bita umujyoyo. Abo baba bahinga utyo aba ari abantu bahinga nyakabyizi. Nk'uko yabyivugiye mu buhamya bwe burebure kuva P1 kugeza asoje amashuri ye, yavuze ko umwanya azi yari umwanya wa mbere, ariko kubera umuryango yavukiyemo yari umuryango ukennye cyane, ngo yageze P6 ariga aratsinda cyane, atsindira boarding cyangwa se kujya kwiga mu kigo abamo. Birangira kuko yari afite mushiki we bavukanaga mutoya, bari basojereje rimwe ari we ugiye kwiga. We icyari gisigaye ubwo kwari kujya kwiga muri 9 years. Muri ibyo bihe 9 years yari cyaduka, ni muri bya bihe nyine 9 years umuntu wayigaga bamusekaga bakamubwira ati ugiye kurangiza umugenzo, ariko kuko we yari afite intego yaragiye ariga cyane akomeza uwa mbere, birangira atsindiye na kaminuza. Birumvikana uburyo yagiye azamuka mu ntera ndetse n'uburyo yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye mu gihe gito, cyatumaga ababyumva bamukomera amashyi bakavuga ati uyu musore yakoze ibintu byiza. Ndetse urebye n'umwanya arimo, uyu mwanya akaba urimo afite imyaka 25, naho n'umwanya arimo akiri mutoya cyane. Kuri ubu ni umwe mu bakora muri iri shami rya polisi rikorera kuri social media, rigenda ryigisha abantu uko bagomba kwitwararika, bagenda bazana ibi bya turindane n'ibindi tutuvido tugenda tubona nyine kuri social media, nibo badukora. Ngira ngo duheruka kubona n'akandi ka video mwakunze cyane ka Maburi. Ndeka nkubwira William Togwi nta kintu ariho, navemo bamwirukane, umutoza bamwirukane, twebwe dufite ubushobozi bwo kugura Neymar cyangwa Mbappe, ntabwo ibi bintu twabikora. APR ifite ubushobozi bwo kumanura Kylian Mbappe. Munyihanganire, ntabwo twari gusoza tutavuze kuri 5. Ibyo 5 si ibihumbi 5, si n'ibihugu 5, ahubwo ni ugukubitwa ibintu 5 bikarangira umugore n'umugabo batanye. Ngende babaye n'umutima mu bamaze kumvamo, madama arambye gutirongeye gutaha none ndatahe. Iya peri bapasuriye abakunzi bayo imitima, bikarangira ingo zitatanye kubera 5. Ngo yari yaratorejwe mu misozi iyo yakure cyane nyuma y'umurwa mukuru, ngo yari ifite abasore b'intoranywa ngo batoranyijwe baturutse mu bihugu bya kure. Gusa ngo icyababaje abakunzi bayo ngo abo basore ngo b'intoranywa bagiye babacenga bagataruka butubu, bagatunura amaso bitotomba ati turataha he, atubu kuko Gorumariya muratuziye muje kudutamo 5. Amarira yari menshi cyane, baraho bareba peri kubitwa ibitego 5 mu mahoro, itaha imara maze mahoro fanareyo ayitaha inyuma y'umasuriro. Yayibwiraga amagambo ababaza cyane. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video. Iyi ni video yahuzaga video zagiye zinyura ku zindi platform zacu, maze izo video zigakundwa cyane, abantu bakandika comment basaba ko twabasobanurira, kanizere ko mwese mwasobanukiwe neza. Nge nitwa Olivier, Imana ibarinde.